Ibihe byiza nshuti abakunzi bacu babana natwe umunsi ku munsi, reka nongere mbasuzura mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye, reka nizere ko mumeze neza cyane. Niba uri mu gitondo reka ni kwifuriza umunsi mwiza, niba ni mugoroba uze kugira ijoro ryiza. Ngewe nitwe mfite hinyurwa uyu munsi ni Impuguro TV, ndi kumwe na Yongwe TV ndetse na Kiranuka. Imbere yanjye ndi kumwe na Apotre Harerimana Joseph. Tumusanze muri weekend. Wambaye neza. Rero nyankumenyera kuko buri munsi wose uba ufite imyambarire yaho. Kameme ndumva naririmba iby'Imana ikora biradutangaza, nta nuwa bimenya uko biri, ariko icyo nzino ko iby'Imana ishaka ari byo bikwiriye. Kutangiranye n'indirimbo z'amashimwe, twambaye n'iby'Imana ikora, dusa neza n'iby'Imana ikora, turi kuri kamera n'iby'Imana ikora, dutwaye imodoka n'iby'Imana ikora, nicaranye n'umugore n'abana n'iby'Imana ikora. Biradutangaza. Tubwira abatwumva nabo rero I dig mini dig, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, turere twose 30, umujyi wa Kigali, mu nzego za leta, muri za ministeri hose, mu gipolisi, mu gisirikare, mu banyamakuru, mu banyeshuri, muri za university, muri za segonderi. Indirimbo nibiyo I dig mini dig, kubaka igihugu ni nonaha, kwiyubaka ni nonaha, kwishakamwe ubushobozi bwo gutangira imishinga ni nonaha. Wambaye neza. Merci. Nukuri. Ni muri weekend. Mbere yuko wenda dusenga, reka manze ntange nimero zawe za telefone. Reka manze zitange, tutangiye ikiganiro nazitanze kuko hari igihe ujye uhaguruka mu kiganiro ugahita ugenda tutazivuze. Iyo uri kumbwira nyine ibyo ntumva mpita ngumuka. Ni 0788541118. Wandika akamenyetso ko guteranya 250 788 541 iyo niyo nimero ya Apotre Yongwe. Abantu bajye bayimbaza rero mwayumvishe, turaza no kwishyira ku kiganiro. Reka dusenge mbere yuko ninjira mu bibazo. Imana mu izina rya Yesu, umuntu wese ukurikira iki kiganiro agira icyo akuramo n'icyo yumva. Turagushimira ko watanze umwanya mwiza kugira ngo abantu bakurikire za YouTube, bakira ibiganiro bitandukanye, bamenye basobanukirwe. Turasabye kugira ngo mu biganiro byose bikorwa abantu bagiye basobanukirwa, cyane cyane kumenya Imana no kumenya ibivugwa, kandi bagiye bagundira ibyiza, ibi babireke. Humugisha iki kiganiro tugiye gukora mu izina rya Yesu. Amen. 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 Wakati tamateno yarameze utapotre. Reka nkubwise ukuri. Wenda nabivuga bakagira ngo ni publicité. Ariko wazanyemera umunsi umwe kazanamo kamera. Cyareka nkubwire. Kamera wowe twebwe ntabwo turi baba, ubundi se kuzana kamera yawe mu iteraniro byakwica iteraniro. Ntabwo byakwica iteraniro. Tugira amateraniro ku wa gatatu hano kuri Ararume. Saa 3 ku munsi wa gatatu, saa 3 kugeza isaa 10. Ariko shaho imbaraga, amavuta, umuriro, ibitangaza, gukira, kubohoka. Ikindi genda kwigisha abantu gusenga. Kandi ujya mu rusengero ugasenga ukamara isaha 3 usenga, ugataha wumva wace dayimoni yakonika bwejagura. Amavuta bahari. Uyu wa gatatu uri imbere ni bitangaza. Turaritsa abantu kwitabira ayo materaniro. Yes, ubwo turi muri weekend, ubwo abantu bajya bifuza gusenga ngo kwa gatatu bazahanyarukire. Hanyuma musenga na Apotre Yongwe. Ubajije ubu butaka, Yongwe bwakubwira ubutaka. Ubajije ibyatsi Yongwe byakubwira Yongwe. Yihorere wangu. Yugihorere. Jewe ndi wo bita mutoka mbari. Navuye kure ndi mutoka mbari. Muri gospel. Wumvise? Ni nko kutamenya ntambara Saturday wa mupastoro wazaka hariya za Kimironko hano hepfo ya stade bahita ngo iki utegura ibiterane ugira ikiganiro ngo kunda igihugu kano gisengera. Ni nko kutamenya Bishop Rwanda muri. N'amateka ye muri stade asuka amavuta muri stade avuga ngo ahumanuye ubutaka.
utazi yongwe waburi ikibazo uhagurutse rero ukajya kurwana yongwe go ubu uri kubabwira ngo bye kurwanya yongwe egare gusezera cyangwa se utanyweye itabi unywa inzoga iyo utabikoze urabicuruza ahubwo uvuze akantu kagiye gutuma ninjira mu kiganiro cyanjye uyabanza ko yari ugiye kubanza ako nanjye kubanza nakaru kari gusirikira cyangwa se kari gupostingwa n'abanyamakuru cyane kari akantu bavuze ngo yewe niba umusore yaraguteresa akakwambika impeta akagira gutaka kubeshya mpamagara najya gusambana ye gushyuha akantu ko gushyuha niko kabi nuko abantu bambuza gutanga nomero kuri YouTube abari kurwanya ibyo naguha nomero 10 z'abantu byabayeho akubwira ati yewe umugabo wanjye nagiye mu Bubirigi ari wo nkora umukozi asigarana n'umugabo wanjye umugabo wanjye azana umugore ku buriri bwanjye hano mu Rwanda ati jewe ndababara mamagara potere yongo ata potere yongo ategeka umugabo wanjye yego haje undi mugore agerageje biranga haje undi agerageje biranga ati kugeza ku munsi nazi mamagara potere ngo ndamuyagongeze ku kibuga cy'indege noneho ukora umuti nanjye nikoza ahantu ageze mu rugo biremera si rimwe si kabiri si gatatu ega hari ibintu ukora Imana ikavuga ngo ukoze neza ukoze neza kumva ufata umwana w'umukobwa ukamwambika impeta bugacitse mutegeke wumvise niyambara isogisi yumva uri mu isogisi niyambara inkweto yumva uri mu nkweto abura umutekano kugeza ubwo apfukama imbere yakubwira ati sheri shushu ati niwe kibasumba niwe uzaba mama w'abana umukorera agatebo ese abakozi b'Imana tudashoboye ibyo twashobora iki kwirukana abadayimoni kwaba ari abadayimoni baba bafashe uwo muhungu nashoboye kubirukana nabashoboye iki umukorera agatebo je umukobwa yiwanje mu rusengero wibeshye ukamurambagiza ukaza akaba yarambwiye ati dore ni fiance wanje ukaza gukata hirya wumvise ndakugarura ukamukwa nkakora ubukwe ugafata umukobwa yiwacu mu rusengero ukamubeshya ukambesherera umukobwa ukayikoza hariya mu kanya ngura mwanze ukambabariza umwana w'umukobwa usengera iwanjye ndaguhamagara kuri telefone cyangwa mu mwuka hoye ndaguhamagara bibaye na ngombwa nanakubonekera mu nzozi nanakubonekera mu nzozi ukamutera ukarota umva ukarota uri gukora ubukwe ibyo niba tutabishoboye abakozi b'Imana dushoboye uretse nta mukobwa wiwa ujya ubengwa indese bakubenga se gute bamubenga gute ubu uzaza umfatira umwana wanjye w'umukobwa sandara umutesha umutwe nkwizere nk'umukwe nurangiza ntihashira imyaka 3 wambengeye umwana nakugarura ku ngufu ega ibi bintu byo ku mavi birakora nshuti yanjye ibintu ko twabikoresheje turi abasenzi tukaba turi abagabo ibintu ko twabikoresheje bikabyara ibintu bifatika guhamagara umuntu w'umusore wihinduye hatari wababaje umwana w'umukobwa ibyo birinde bihitinga niba ntashoboye ibyo iki kibuga nakivamo ubu ariko turamutse tugeze mu rusengero rw'iwawe tugasangamo abakobwa 10 inde abakobwa abariho nese neri n'abakobwa kugira ati je sinzashaka kubera imyumvire ye wowe ntabwo ushobora kugira ikintu umukora ukamutegeka akavanga ugenda urongorwe ukamurongoza ku ngufu ahubwo kumira ngo je nsengana ibihungu bije gusengera iwacu yabyiyemeje ko bihita birongora kare nkasengana n'igihumbu kimwe 2 3 byirirwa muri korari bikoma amaki biririmbana n'abakobwa batonsi bere rimwe tamwabwana hari nuwo mamagana ariko wagihungu nubona uriya mukobwa ko ari mwiza murumva ngo nta kabati ngo nta biki genda guha inkwano wa kihungu ndaguha inkwano ndagukorera urugo nubona abakristo bangana gutya batazagutwerera nkagishuka kigahita kirongo nuko ugishuka se cyangwa ndagishuka murare confidence guteramwe umuntu murare guteramwe umuntu confidence bimuhesha gufata ibyemezo ariko iyo nkwano urayimuha iyo nkwano urayimuha jenja kurongora n'umuntu wanshutse Imana yarabimbwiye mitamura n'umuntu harambwiye atari ku muntu nka Joseph ufite amavuta yo guhanura ufite amavuta yo kubwira urabona ubukwe bwawe butaba abantu batagutwerera wacyana bita binyinjira mu kunda banga ubukwe buzaba nguko uko bwabaye akoze ubukwe ufite amafaranga ngahe nagiye kurambagiza madamu mfite 2 nari mfite 2
nararaga mu gashamburete mu gatanda k'umuntu nari mfite agakapu nagendanaga nta kindi nari mfite naba mbeshya abanyarwanda. Hanyuma Imana igukorera ubukwe bw'igitangaza. Hanyuma apotre reka twigaruke twinjiye mu kiganiro cyacu neza sasa twa tukirimo turi gusuza abantu tukiri no kwishyushya. Yego twinjiye mu kiganiro sasa. Oya mbwira. Ejo bundi twagana na Pastor Claude ariko uyu munsi twa Claude kuko yiyambuye. Mwaganiriye na Claude. Fata mikrofone ya binomero wazitanga. Pastor Claude ni wahe? Twaganiriye na Claude. Okay. Pastor Claude. Pastor Claude ni wahehe? Nuvuga Pastor Claude gisobanura uwari we. Niyo nzima. Pastor Claude niyo nzima. Ntawe nzi. Imana ifite PS. Oya ntawe nzi. Wose ni umupasiteri. Uwo ni umupasiteri. Mu Rwanda dufite abapasitoro nk'uwo igihugu cyaba kiri kujyayo. Uwo ntabwo ari pasiteri. Sura muhakanye kari pasiteri. Uwo ntabwo ari pasiteri. Ndamuzi ariko ntabwo ari pasiteri. Niba ari uvuga. Potre ibi niba icyo utangiye kandi. Niye ntabwo ari pasiteri. None se niwe wamwimitse se? Indese. Jewe. Jewe. Numuhamagara Imana yampamagaye. Umwana warerewe kwibere rya deperi mu gakinjiro. Wakwimika umuntu utarakizwa. Wakwimika umuntu utarakizwa. None se uraza kumva ko Claude adakijijwe? Inde. Claude ntakijijwe. Yakirijwe he? Nta nabatije ahubwo. Oya. Gukizwa. Abana none urarengereye. None se gukizwa gute? Akijijwe. Ntagabatije. Yakijijwe ryari? Yakijijwe ryari? Je muza adakijijwe. Ngaho. Wenda kugahanga yaba yarabatijwe wumvise? Wenda kugahanga yaba ariho yakuye Claude. Ariko mu mazi menshi ntabwo mpamya ko abatije mu mazi menshi. Ngaho. Ibimenyetso by'uko umuntu abatije mu mazi menshi biragaragara. Ibimenyetso bifatika, imbuto zabo zirabaranga. Umuntu rero ukijijwe batijwe mu mazi menshi, imbuto ze ziramuranga. Uwo rero kumwira ngo ni pastor iyi mikrofone ndayikubita hasi. Hanyuma muhite mbwira abantu bagwe. Hano mbere mikrofone. None se atubwira ko ari pastor. Wahise? Wahi. Itorero ryitwa ngo ikimwoka byaramwera? Akavuga ko yimiswe nandeze. Yimitswe nande? Simwibuka umuntu wamwimitse. Ariko yavuga ko yimitswe. Muri za 2010 na kanga? Indi umwimikaze. Ngo yari imitswe. Uzi umuceri? Umuceri urawuzi? Ndawuzi. Umuceri bawushyira mu mashini bawutonora. Wajya gutonora umuceri kamwe kagacamo kagaceremba. Ego kadatonotse. Hanyuma ugashyira ku ipara turi gutoha. Kagacamo kagagoma kadatowe. Kadatowe. Batagatonoye. Ego ugashyira mu mazi karareremba. Nako kagaceremba. Ariko nigashobora kumanuka hasi karareremba hejuru mu mazi mu rufuru. Ego ariko iyo kageze ku ururimi ruranyerera. Si umwavuze ko ururimi rwe runyerera? Ese urumva atari nka wa muceri udatonoye? Baye mu kiganiro. Imana irapfusha ugaseka. Imana irapfusha ugaseka hanyuma yapfusha ugakora ibirori. Ega hari igihe nuko rero. Nise umuntu aze kukubwira ko ururimi rwe runyerera yaba ari pasiteri. Kwibeshya biba ariko yibeshye ubundi yibeshye byagenze gute? Nyibutsa. Mu buhanuzi. Yahanuye he? Yarari yahanura. Yarari ku rukiko. Ku rukiko? Yabanje guhanurira mu mazi. Kaho. Avuga ko bamuhora icyo duwara atazajya amageragere. Mu mazi nyine. Ni umuhanuzi wo mu mazi. Umuhanuzi wo mu mazi uko bamwita? Bamwita igini mayimuna. Umuhanuzi wo mu mazi yitwa igini mayimuna. Igini mayimuna niryo gini rikorera mu mazi. Ariko mujya gusengera mu mazi? No, umuhanuzi wo mu mazi yitwa igini mayimuna. Uvuga se umwe nabonye yikoreye amabuye. Ariko uroha abantu mu mazi. Pastor aroha abantu mu mazi. Avuga uti Iriyani niyo nagira mu mazi. Hanyuma agafata umugore nka Iriyani w'umunyacyubahiro w'umuvuga butumwa. Ufite umugabo n'abana. Muzunguza kumucukunye mu mazi. Mu mazi.
yego hari undi yajugunye mu mazi nini Pastor Gabriel n'umugore ugafata Pasiteri Gabriel n'umugore we ukamujugunya mu mazi undi nindi yajugunye ni smart guy hanyuma nawe akamujugunya mu mazi azi uko amazi yisha abantu ntazibye abajugunywe mu mazi muri jenoside yakorewe abatutsi ntabwo bahagije imikino yo kwerekana ujugunya abantu mu mazi urumva tukikeneye mu Rwanda imikino yo kwikorera ibuye ukavuga ngo ujugunye umunyarwanda ufite indangagaciro z'abanyarwanda witwa pasitoro ukikorera ibuye rimwe hano irindi hano warangiza ukajya uhonda ngo ujugunye naka ariko ubundi kujya muri polisi bisaba imyaka ingahe ubu banyemerera kujya muri polisi y'u Rwanda banyemerera gukora akazi cyangwa gukora akazi ndamutse nansabye kujya mu gipolisi cy'u Rwanda banyemerera n'iyi myaka yanjye ashaka kujyayo najyayo nkakora neza umva niye ntego yari kujyanye najyayo nkakora neza mu gipolisi ariko nabarimo bakora neza nanjye nkongeraho umusada yanjye nkakora neza mu gipolisi ntomboye nkabona bampaye nk'inyenyeri 3 abagabo nk'abariya najya mbarazamo kwikorera amabuye uri umugabo ukavuga ngo ugatinyuka ukavuga izina ry'umuntu ngo umuroshye mu mazi ukongera ngo uroshye undi ugataha ukarara iwawe ukaza ukarya umuceri ukagaruka no kuri kamera uzi ko Claude naguma muri ibi dutegura abapasitori tukamufata kubera ko ari gutukisha Imana numvise ikintu ufite avuga ngo yatoraguye muri Nyabugogo atoragura ndi ngo Claude yatoraguye muri Nyabugogo ngo ari imiko ari gusebya Imana Nyabugogo haba uduce twiza ariko haba uduce two kwa Mutangana haba abantu biba abantu bashikuza amashakoshi nubango yatoraguye Nyabugogo haba uduce turi mu muteka n'utundi duce abantu bashikuza amashakoshi muri Nyabugogo nyine burani muri yamaza bita ugaterura ibuye ngukubisa umuntu hasi ugaterura irindi gukubisa umuntu hasi urashaka kuba umupolisi hayiga ngo nabashije niba jewe banyakira nukuri kw'Imana nakwambara umwenda abashinzwe kwakira abantu baze kutubwira nakwambara umwenda ariko nkaba mfite connection nzi neza ko nazakikora neza nkazamuna nk'inyenyeri 3 nkaji imwe nzikubita hano ubundi nkuna ziba ziri imbere bazishiranga bazimuri hano imbere gutya wow igihugu cyacu gikora neza mwana hanyuma ubundi nkuri angaja mwana nifata giraguyuka nkuriya no guhita utwara byihorere wangu ariko iri yasama hano umuntu ufata umugore w'umugabo utari uwawe ugafata umugore w'umugabo utari uwawe ukikorera ibuye ukavanga uroshya umugore w'umugabo mama w'abana mu mazi rero yari icecekeye yumva ko tutazi kuvuga uriya ntabwo andusha kanwa ntabwo andusha kuvuga ntabwo andusha kuvuga uriya arusha nde kuvuga Nese kuba kimwe mwabyihoreye mukabirenza amaso ega sije bamwihoriye ariko buruzi uwo Claude uvuga uramuzi wowe Claude Claude ubuzi ko Claude haranu mwajyana mu rusengero babona Claude urusengero ugasohoka rukiruka mwajyana hakabiri rugasohoka rukiruka none zikintu gisora kubera iki kubera mbere yuko bafunga amatorero uzi Claude yahabuye abapasitoro muri Kicukiro ahabura abapasitoro muri Gasabo harabo yatinyaga ageze Nyarugenge rahita Kimisagara arararika yarihindiye ngo n'umuntu watari ngo ni kibamba ngo ni ufunga insengero ngo ni ushinzwe iperereza mu nsengero ngo ni ushinzwe umutekano sha umva ngaho re umva abantu umva agiga abantu arararika abapasitoro bakajya bahora bamubone batunze umushyitsi bamutwaza amakoti ariko je nari narumvise amakuru ye nari mutegereje mu rusengero kuko naranaza no kuri YouTube nararuraga jewe nzi kuvuga uzabaze meya wayoboraga Nyarugenge naravuga ati nimumureke yongwa avuge ico gihe urusengero rwawe ntabwo yarugezemo inde yinjira se usara unamvuga uriya ni peti
uriya ni peti amajoro naraye uriya ntabwo yaraye we uyu mujyi twawinjiyemo wangu je nacuruje wumvise nacuruje amagi ncuruza urusenda ncuruza bombi imwe ngiwawa ngigitagata fungwa muri konteneri Remera gengo nderebe mu masoko ndara mu rubingo kwa Nyiranuma ndiyaminiya nakira gakiza nagiye kwiba mu rusengero mu Gakinjiro muri uyu muhanda uriya ni umusivile muri uyu muhanda uriya ni umusivile wangu uriya wamubaza ingangi yo mu isoko hari akaritse komunisari yamenye uburyo barara abana banywa urureshya gutya barara batamwishe cyo twabibayemo tunga umusongo ureshya gutya tukora ibintu bimeze gutya turafungwa none uriya we peti atasiyo iki gihugu umuntu araza gutoba we ivuga butumwa wowe agakiza uzahano Yesu yankuye ibi bintu bya Yesu nabigezemo ndakizwa ndaruhuka ukonsa na amaraso ya Yesu mbibyariye mwabana batanu binyigishiriza abana mbikuye mu icyubahiro leta yacu ntabwo irambangamira none abapastor bose babaye abahirika abantu mu mazi kubera we abandi babaye abantu na nubu baracyavuga uziko numva tunahuye nanu namufataje hamutwara kuri polisi uhuye na Claude wa Bibiri iravango mufata ibyana by'ingunzu byo n'uruzabibu wumvise byo n'uruzabibu mu ndirimbo za Salomo mufata ibyana by'ingunzu byo n'uruzabibu Samusoni yafashe 500 abihambiranya umurizo abicomekaho umuriro birashya mwajerewe mu bintu byo gukina ubu ibyana by'ingunzu bikomeza byishura uruzabibu jewe uzumve nza kuri YouTube nkavuga ariko uzumve ntihagira umuntu haguruka usenya itorero ntiwabyumvise bahagurukiye adeperi ibyo nakoze ntiwabyumvise apostle Gitwaza bamuhagurukiye warakubise numvise ko nahagurutse nkiyama uyu we rero ave mu kibuga agende waravuze ngo uzongera kumwimika muri mvuge ikintu gikomeye wumve iyo uri umukinnyi mu kibuga kirazira kunyara mu kibuga uri umukinnyi mu kibuga kirazira kunyara mu kibuga uzi impamvu nta mukinnyi unyara mu kibuga ubu uteganya yuko baza kugutega cyangwa uza guhusha umupira ukazituramo kirazira nta mukinnyi unyara mu kibuga ninde wanyayemo sakwe soma bisa bidasa cyitwarire tekeraho bisa bidasa sakwe soma bisa bidasa kirazira nta mukinnyi unyara mu kibuga wangu wowe nyakuba yaravuze ngo hari umurongo utagize gute utarengwa kabiri mu rugo rw'umugabo ubwa mbere indege yaguye Gisenyi ubwa kabiri garukiraho ejo bundi bayigira ngo ngahibeshe noneho renga tukumenya isubirayo yakumuriro sibyo ubwa mbere yahiritse abantu mu mazi turicecekera ubwa kabiri yiyambika ikanzu y'abacamanza sibyo aravango ikanzu y'abacamanza atariza amategeko akata urukiko urubanza rukirimo turicecekera none aragarutse bwa gatatu atangiye no kuvuga ngo aracyahanuwe funga wowe funga we apotre wababaye ngo iki wababaye ntababajwe n'iki nababazwa n'andese ushaka nuke muhaye uburenganzira kuri commentaire ntababajwe n'ibi nababazwa nande Claude ravuze ngo ntago wamwimika inde Claude none se ubundi namwimika umunsi avuga ko nta musezeranya sinabihakanye imbere y'abantu mwimika se kubera iki nimika abapagani nimika umuntu utarabatizwa nimika umuntu utarakizwa nimika umuntu wahamuye abapasitoro n'abakristo yihindura umuntu ukora mu nzego z'umutekano narwego akoraho reka nkumvuge ibi babyumve niba hari urwego rukoresha Claude narwo rwaba rufite ikibazo burese ukiretse kubeshya ruhe igihugu cyacu gifite abana b'abakobwa batojwe mu nzego z'umutekano
bafite lisanse bafite metirize babyitojwe b'intore bazi kuvuga gifite abapolisi gifite abantu bakora mu nzego z'iperereza babyize bindashyikirwa bagiye ku rugerero batojwe neza agatambukana ubutore bwo gukunda igihugu utazi kuyobora akanwa ke utazi umutekano w'akanwa ke wumvise wamushinga umutekano w'unsengero cyo wabyiguriye reka nkubwize ukuri sibyo reka nkubwize ukuri gene namenyano bango hari urwego rukoresha koroti urwo rwego ntabwo nakongera kurugandukira hari ikindi ushaka ntabwo nakongera kurugandukira uzo abukoresha korode ubuse korode wamukoresha mu iperereza aneka abapasitoro ngo abapasitoro ngo abike ibanga ntabanga bika ejo bundi nagiye ko namona aranyandikiye ndi mu rugo wumvise nanjye mwohereza ka message nibyo wakoze sibyo ahubwo uzaze nkugurire kofi nashaka ko yaza nka wenda nkamwihanisha aje mu kiganiro yahise abivugira ntiyahise abivugira uzagira ikintu umuvugana wumve ko ahita akivuga umugabo w'injajwa asabaho pasitoro abinjajwa pasitoro nimva bahambamwo wumvise nimba ari injajwa ngo gira iki none se ubwo ko namwohereje aka message nari mubwiye ngo ajye kukavuga kuvugana na Claude ibintu nukubimutuba ibyo si ibintu bizi muri social media none umbwire ngo ubwo so yabika ibanga ry'igihugu yabika iry'akagari yabika iry'umutekano yabika iki yabika iki uwo se wamuha amafaranga akayajira mubwire icya gatatu umunsi ndwana n'umupfumu abesha abanyarwanda n'amahanga ngo agendera hejuru y'amazi sarongo uwo nawe sinyeneye kuvuga izina hari abantu nakeneye kuvuga abantu baramuzi bamenye yego umupfumu aragiye abesha abantu ngo agendera hejuru y'amazi gafite n'inkoni ngikora ibitangaza na pisine atayambuka niba satayikandagiramo y'amazi arangije agiye abesha abantu ngo arobesha amafi isi n'amahanga biremera abantu baba mu amafaranga isirawuru gatatu arabeshe ngo aguruka mu rutaro no mwishami ry'igiti atasimbukiramo kane yifatiye abapasitoro muri televiziyo azanye amabuye karibire ayacanze n'amazi ararashe kandi ayo mabuye ya karibire iyo yashyize mu mazi no mu mabuye ukarasa bihita byaka ngo ni imbaraga zibikoze mbigaragaje Nyamirambo uwanyatatse siwe ziriya ni ingaruka zo gushyigikira umupfumu washyigikiye umupfumu reka umupfumu rero washyigikiye akwereke buriya muri iriya ntambara yanjye n'uriya mupfumu wakubwira ibyo Claude yankoreye wakubwira ibyo yankoreye wamutera amabuye yarakurwanije se kandi mwese muri abakozi b'Imana inde Claude muri iriya ntambara Claude muri iriya ntambara sharika nkubwire ntabwo warya amafaranga y'abapfumu ngo urye n'amafaranga y'abakristo wiyita umuhanuzi ngo bikunde ntushobora kurya amafaranga y'abapfumu ngo urye n'amafaranga y'abakristo wiyita umuhanuzi ngo bikunde ndakurahiye ibyo bintu nibikorana reka nkubwire jewe sinkora muri MTN wumvise iyaba byashobokaga mu nyumva bari kunyumva hariya wumvise iyaba byashobokaga sinkora muri MTN ngo ngende ndebe muri ya mezi narwanaga n'abapfumu ndebe mobile money y'abapfumu ndebe na nomero ya Claude muvoma zabayeho wowe urumva ushobora kuba uri umukozi w'Imana ugapanga n'abapasiteri nabo baguye b'abapagani ukabapanga ngo nimugende ku mupfumu mu bigenze gutya na gutya arabaha amafaranga ya naya witwa pastor mugende mugaragaze ko Imana iri hasi ya Buramu na Isaka na Areli na Joseph ko Imana umupfumu yayinesheje akayirukankana nose biba byose byapangwa na Claude ninde kumbi buryo ni Claude ninde mastermind wanya abagiye bambaye fime banyataka wumvise nabo bagaruka hano mu kibuga bamvuga none ko ndatse umuriro hamwe muri ribo mwashaka konjayo ndijyanayo ubu ibintu byarahindutse rero byarahindutse bariya banyakijeho umuriro ngo navuze ngo nibiki byagenze gute message zabo sinzi ifite ibyo yapangaga ngo bajye kundega simbifite
amafaranga nabahaye bandeze urupapuro sindi ufite niwe siwe wabipangaga atari no mu Rwanda ari hanze kwaca wege none urambwira ngo umuntu ni umuhanuzi Imana nibikorera mu kanwa k'abapagani nareka kuyisenga kari ibindi ushaka ngo bivuze ngo Imana iramutse ariyo yatumye Claude warega kuyisenga yuko na Yongwe akiri umuntu akanga yo urashaka gukanga Yongwe wowe Yongwe ayidigiri mini digi mu mwuka ntabwo wanesha ndimo I have Holy Spirit mu gihugu ndi umunyarwanda ukunda igihugu gatatu ndikubwira abanyarwanda ngo ayidigiri mini dig gukira ni nonaha gutera imbere ni nonaha gukura amaboko mu mifuka ni nonaha gukunda igihugu ni nonaha wowe ufite amabuye uri guhirika abanyarwanda mu mazi bagufate warangiza hari ibindi ibyo ni ibimenyetso by'uko atari umupasitori mwereke ikindi sibyo mwereke ikindi leta y'u Rwanda irabwira aba Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine irashishikariza aba bana mu buryo butemewe n'amategeko gusezerana ibiganiro byerirwamo byose ni ugushishikariza abantu gukora divorce niba urugo rwe rwarasenyutse arashaka twese dusenyura ingo zacu ntago bikwiye dusenyura ingo zacu ibi navamese ngo divorce urugo rutabamwe ibibazo ni uruhize hari inshuro nihanganiye umugore wanjye nanjye hari inshuro nihanganiye yanyihanganiye we rero ngo divorce araza kuri canu ngo afite fiance wuhe genda shaka kugusengera ahubwo kugeza abakristo bagusengera ubura amahoro kugeza igihe uzajya gusaba imbabazi umugore wawe n'abana wataye tutaza aho baba kandi ravuze ko babayeho neza gute kandi ngo ntago bakodesha ko yaje iwanjye tukajyana ko yaje iwanjye akambonana n'umugore wanjye n'abana yari bwigera kubwira ati ngwino mperekeza na canu ko atarakubwira ngo mperekeza na canu ngiye kureba abana aho baba ko najya mbona ya postinze abana biye kuri stati ko narabona abana baje kumusura i Kigali bicana ku karesitora ari kubagurira ifiriti agahinda kunkoko kamenywa n'ikiki watoyemo ibyo twabimenya tubonye abana twabimenya tubonye uwo mugore kwenda umugore yamuteye ubwoba nawe avuga ko navuga azamufunga ariko izo kasho ziragira niba Claude afite kasho andazemo ibyo bintu ni ibiki uyabuye abantu bose ntibavuga nanjye nceceke jewe ndavuga wowe no ubwo se iki arashishikariza abantu gukora divorce ibiganiro birahari ubimbaza mbimuhe twebwe turi gusezeranya abantu hari umunsi nasezeranije ubukwe bw'abantu 45 niba atari na batatu imiryango y'abantu babana mu buryo butemeye n'amategeko tubakorera ubukwe turabasezeranya mu akarere ka Nyarugenge umurenge wa Rwezamenyo uzana idarapo ry'igihugu babasezeranya civile mu rusengero nanjye mbasezeranya imbere y'Imana tubakorera ubukwe leta irishima tuba izo ngo zibayeho neza mu nama z'utugari z'umurenge barashishikariza abantu gusezerana n'amategeko ngo urumva ngo naradeforosheje afite imirongo agenda atoragura ngo umugore akwanza urongora undi ba pastor ni indaya se bahora barongora niba byaramunaniye arashaka kugira ngo ba pastor babindaya bahore barongora none akora kavuze babindaya bahore barongora numvise akora mu rutonde ngo Joseph ngo ba pastor yice ngo yimisego banywa inzoga iyo ushaka kumenya umunyu w'inzoga abanywa inzoga ubatuma unywa inzoga iyo ushaka kumenya indaya uzituma indaya ngo uri chef ngo w'amarogi ngo ni iyo ushaka kumenya rogi umenya rogi ese hariya yararira reka aho sindahagera hese kandi cyarika nkubwiza ukuri umvise umva uyu nguyu I have Holy Spirit none se apotre yego yaravuze ngo niwe chef w'utubari cyewe n'amarogi ngo abantu bose wimitse ngo bimikishe umwuka jewe rero n'amarogi jewe ndi umwana wo mu Gakinjiro muri ADPR mu Gakinjiro na bwa bufanta bubira nk'inzoga
simbunywa n'abana banje ntibabungwa bwa marita na bwa bufata buwira n'inzoga na bwa bundi bapfundura ukagira ngo ni sikoranywa ni za nzoga bari kunywa jewe simbunywa ndi umupastor ibyo by'ubuve bagera mu rugo simbunywa je ndi umwana w'umugakinjiro ndakijijwe ndi umupenekote nabatijwe mu mwuka wera ndi mu masengesho y'imisi 7 none ibyo bintu bikura inde Claude bikura nuguti bitabapfu y'umuntu nyine yashwawe akaba adashaka kwemera ko yashwawe araguma nagume yiteza isi ari guti bitabapfu none se atari guti bitabapfu urumva atari gupfa wakora ibintu nka biriya ukagaruka kuri kamera ufite ubwenge wagaruka kuri kamera ari gusezera kamera yavuze ko ari kwisezera sundi imyaka amaze kuri kamera iyo aza gushinga YouTube ntaba yiriho nta YouTube yashinze icyo kirafatika umuntu utazi kuyobora urugo rwe ntabwo yayobora itorero ry'Imana umuntu ufite ururimi runyerera ntabwo rwanyerera ari imbere y'abakristo ayo kandi ko konyerera ururimi rero niko kabi bari kubundi hano yari ku rukiko rwaheze rwa Nyarugenge bamutumiye se yari yaje kumva bari bamutumiye yari yaje kumva urubanza rwa bampori urubanza hanyuma aragenda rero ateranya abanyamakuru bamuterera kamera ashaka kwerekana ko ari umuhanuzi kuruta Yongwe ko ari umuhanuzi kuruta abashumba ko ari umuhanuzi kuruta abo mu ntara zose ati no munsi ndabereka rero iwacu hari umugabo ngo wabayeho n'umupastor yitubwiye mu ishuri rya Bibiliya twigisha isomo ry'umwuka wera ngo umupastor yari umuhanuzi uhanura bikaba nyumvira vita yego nguhanura bikaba nguhanura bikaba ariko yinjirwamo n'umwuka w'ubwibone abwira abana atejo rero ati ubu none Imana yahinduye uburyo bwo kunkoresha ati bejo nzatangira kuguruka mu kirere abantu barabyuka mu gitondo baza kureba ko umugabo akuruka yurira igiti nk'iki kituri imbere ageze hejuru mu bushorishora arababwira ati nimureba ngiye kuguruka atariko ni mu giteme yishura abagabo batema igiti ngo araguruka haza umusaza arambwira ati ariko sha urabona utaravangiwe wowe utaravangiwe wamanutse muri iki giti igiti kiragwa ko kuguruka urabona utaravangiwe undatireka da igiti kugeza ubwo cyakatse aramanuka yikubita mu ishami ry'igiti arapfa ariko satani dayimoni utumugorora ikote ukaza imbere ya kamera z'urukiko abandi bari gusenga ngo Mana dufashe none ugatangariza amahanga ngo jewe ndavuze ngo uravuze ngo uyobora urukiko we wize amategeko uri perefe w'urukiko ngo genda vuze ngo ngo urukiko ariko guca urubanza ukabitangariza kuri kamera rutaracibwa ubundi ntabwo bihanwa n'amategeko guca urubanza abantu bari mu rukiko bari guca urubanza uri kuri kamera uri gutangaza kandi udashinzwe gutangaza imyanzuro y'urubanza ndaza kubaza umunyamategeko wa Yongwe umunyamategeko wanjye uze kumubaza niba bitagize icyaha niba bitari mu icyaha urangije uhagaranye na jihadi ntumvise uhagaranye na jihadi ni umuntu wiziye ibyo ku muhanda azi kubitegura azi kubivuga ariko jihadi ahubwo je naramwemeye ati ibyo uvuze nibidasohora yamabuye turayagutera yamabuye bayagutera ngo rwose yagoroye gusa maze afite uburyo akubita ikote gutya rero afite umudayimoni umubamo wo kugira ikote gutya avuga agi none turane umudayimoni atari umudayimoni uriya ni umuzimu w'igishonda abagabo uriya ni umuzimu umuntu w'umugabo uvuga agira ikote gutya boshye akana k'agakobwa ka 12 ngo ni igishonda abagabo ni umuzimu uruyongoyongo ntubona ko ruba rugira gutya avuga ajya ngo apotere uri gutukana oya kandi nawe gutukana umuzimu hari umuntu nutse wigeze wumva mvuga umuntu ibitutsi birahanwa bandika ndavuze ngo umuntu uvuga agira ikote gutya ngo
ungenze imbere ya kamera ngiye imbere ya kamera arara ngo ndatukanye abikora se bajye mu biganiro bare kwigana byose atabajya gutyo Nikoro yagiye imbere y'urukiko ati ndabemeza ko ndi umuhanuzi international amadolari araza amayira araza ariko iyo biza kuba yari kuba ayoboye bibasa Imana ivugira mu kanwa k'umupagani kw'ibyo mbivuga ukabigira ayobora iki igihugu kirimo impumyi wumvise upfuye ijisho rimwe arayobora none iki gihugu ntabwo kirimo impumyi kirimo abantu babona impumyi yayobora gute hari cyo wongeraho nibitaba azaba yaratumwe na Satani cyangwa azaba yaramutumye reka nkubwire wumvise uko ndahiro papi yamubwiye cyangwa atari kwibyo nibiki ayo mabuye turayagutera ayo mabuye ntabwo tuyagutera yahanishije rwose n'intugu bariya batipe wangu babonye amakote baragara barakomera nta nubwo jewe izi kamera ninzivamo mfite kamera yanjye izi kamera ninzivamo wumvise mfite ibindi bintu nakora no kuba ndi kuri kamera nifuhe mfite nanga bagomba ni kuri kamera nsaba amafaranga ndakenywe se ndakenywe mu minsi mike ndahamagara n'abari Burayi nge mbahakaze mbangaje kuko naratatse ubukire ntabwo buri Burayi ubukire buri muri iki gihugu je nshishikariza urubyiruko kutirirwa rubungana amadokima muri za ambasade gw'ibirenge bishyuhe ahubwo biga imishinga bubaka igihugu bave mu bintu nabo byo kujya birirwa bagira amakote gutya bazunguza intugu ibyo wabyumvise ariko nta muhanuzi rero wumvise umuntu ufite umwuka w'Imana ntajya muri competition yo kwemeza abantu uriya ni umwuka w'ubwibone wazamutse uratumbagira wumvise uratumbagira ni wa mwuka w'uruyongoyongo ni wa mwuka w'uruyongoyongo ni wa mwuka umudayimoni w'umusambi ni umudayimoni w'umusambi ni umudayimoni w'uruyongo kuko umusambi ubushaka kugaragara mwabyumvise sha mwabonye aho umusambi bugira gutya ngwe umusambi ubushaka kugaragara uriya ni umudayimoni w'umusambi ni umudayimoni w'umusambi ni umudayimoni w'uruyongoyongo uruyongoyongo aho rugeze hose rero ruba rukubita umunwa hasi rushaka kugaragara kuba rero yari yabonye kamera yagombaga kuvuga byanze bikunze kwiranja akavuga agahanura Imana itamutumye mukamutunga kamera agiye gukora ikosa rya kabiri wumvise ngo noneho rero ngo ntibitaba iyo ntibitaba ninde wari uyimubajije ufite ubwenge wabago ntibitaba iyo ntibitaba ninde wari uyimubajije ngo ntibitaba ngo ndahita niyambura iko ngo imyambaro y'ikiyaga y'abashumba imyambaro y'abashumba umwambaro w'abashumba yawiyambuye kera atagira kurwanya abashumba ahubwo burene yagomba kuba ati ndahita niyambura umwambaro wa social media ndahita niyambura umwambaro wa social media ubu nta mwambaro w'abashumba yaracyambaye n'uwa social media yarawiyambuye ku rukiko uwo yiyamburaga n'uwa social media uw'abashumba ntawe yaracyambaye kuko kuva ku munsi utandukanye n'umwuka wera utangira gukoreshwa n'indi myuka ntabwo umwuka wera yakubwira ngo jya ku rukiko uhanure ko bagiye gufungura umuntu kandi Imana itagutumye kuriya ni umudayimoni w'umusambi umusambi ubugira gutya ngo kunyajya agira ikote gutya ngo ni umudayimoni w'umusambi n'ikindi kinyoni n'ikindi bitangwa igishonda abagabo byose ariko aya ngo ni ibintu biri ku apotre hirya y'ibyo reka nivugire niba ufite ubwoba wowe urabufite wowe uracyagira ubwoba igihugu cyacu gifite umutekano igihugu cyacu gifite umutekano hari umurongo utarengwa sinabikubwiye se yego nakubwiye ngo iki mwibutse ibyo nakubwiye sinakubwiye ko hari umurongo utarengwa indege yaraje ihurudutse n'agasuzuguro igwa Rubavu parayireka irigendera sibyo iya kabiri iraza ikatira Rwanda bayireka iya gatatu bavangwa kanagasuzuguro isubira iwabo yakumurira neza
ibyo bye. Ariko iyo umukuru avuze ngo hari umurongo utarengwa, wagira ngo ababwira abandi, abwira abapastor, abwira abavuga butumwa, abwira abajeni, abwira abapolisi, abwira bamwe bihinduye hatari bose, kabete hari umurongo mutarenga muto bigihugu. Hari n'umurongo abantu dakwiriye kurenga bato bitorero. Yego. Cyumvikanye. Arangije ati aho wahumvise ati nibitabanzi yambura umwambaro wa social media ubushumba we ntawe yari afite. Gatatu aho yavuze ati nzacuruza cenkayori cyangwa nzacuruza alimentation ngo nzashinga akabari ngo ncuruza amarogi n'indaya. Umuntu arota gucuruza ibyo akunda. Umuntu arota acuruza ibyo akunda. Umuntu arota ibyo yirirwamo. Wamenya ibyo akabari gute? Wahagara imbere ya kamera ukatura kuzacuruza akabari utazi inyungu ziba mu kabari na kataziba mu kabari. Ibimenyetso bifatika. Wa wundi Joel wumvise? Wa wundi witwa ngo Joel ninde hajya? Papa bitangaza. Umwe papa bitangaza nabo bamfatanyije kundwanya urabizi. Sibyo? Umwe witwa papa bitangaza bafatanyije kundwanya muri cyagiye. Muri cyagiye byagenze gute? Yarinze ahunga urugo rwe. Yarinze ahunga urugo rwe ngo adahunga Claude. Pastor usa abantu barinda kumuhunga agakura abantu kuki? Reka nkubwiye baba ari na bamwe njya numva bavuga ko baba ari na bamwe bavugwa ngo ajya avuga yita ya mazina. Bitari ngombwa ko mvuga. Ari pastor yabafite inshingano zo kubasengera. Akabakundisha igihugu, akababwira ngo nibatahe, akababwira ko igihugu cyubatse, akabasengera, akababwira ibyiza by'u Rwanda, akababwira ibyiza by'umukuru w'igihugu, akababwira ibyiza by'inzego z'umutekano. Ntabwo yagirirwa urerekana ko ukundi abantu kuruta reka nkubwire sha reka nkubwire. Hari uwigeze kwiyogosha hano mu mutwe. Mvuga ijambo rikomeye. Nabangu abanyarwanda bose nibiyandika ku mutwe bazakuraho uburinzi ku mupaka bakure ku kibuga cy'indege hamwe n'umukuru w'igihugu bamwambura uburinzi. Abantu nirwo bavuga ngo bakunda igihugu ahubwo bajye bacunga. Usanga ari bo batora nabi kandi umwaka uri imbere aho tuzatora turahaza. Ejo bundi abantu wumvise neza abantu bavuga ngo bakunda igihugu buri ucunze mu matora batora nabi abeshi. Ariko bagikunda aho batora barahazi. Ubu twamaze gutora naho tuzatora turahazi neza. Suko bimeze. Ntabwo rero ngo ndahita niyambura umwambaro ngo njye gucuruza akabari. Wangize ukabanga umuhanuzi. Ahubwo ubu ngubu noneho nyuma yibi guha Claude kamera yawe akagaruka kuri kamera egare muzagumane sinzagaruka. Kuko Bibiliya avuga ngo ntabwo twanywera ku gikombe cy'umwami tunanywere ku gikombe cya Bezeburi. Ntabwo watunga kamera umukozi w'Imana ngo nayitunga umuntu ibimenyetso bifatika ko ari umukomisiyoneri w'abapfumu. Nkuko nakanye wumbi ibyo ntibikunda byarabaye ibimenyetso birari. Ubu umuntu uzongera kwakira Claude ntuzongera kuri kamera ye. Ntabwo nciye iteka nubikora nka kwiyamukongera. Setu mfite aho mvugira. Reka tubwire abantu sibyo. Ibinyamakuru byakira umuntu nkuriya usenya society sibyo. Utazi ibyo bavuga. Uvuga ngo agiye kubaka amacumbi. Kumvise ngo amarogi. Kandi reka nkubwire si business. Umva hari abantu mugomba gutumira mu binyamakuru byanyu. Hari abashumba bafite content bafite ubutumwa. Hari abantu bafite amatorero. Hari abantu bafite ubuhamya. Niba mutumvise ibyo mvuze ibyago biri kumugeraho namwe muzareba tuzabisangira mutazabisangira. Nimutumira abashumba bazi kubwiriza muri iki gihugu bafite icyo bafasha intama cyangwa se batanga ibyishimo muri society muri social media. Ariko umuntu nkuriya uratumira umuntu wirika abantu mu mazi ukamuha ijambo. Kandi abantu barahiritswe mu mazi amateka tuyafite mu gihugu.
uratumira umuntu ushaka kwerekana ko afite ububasha kuruta urwego urukiko. Uratumira umuntu uri kuba ko agiye gushinga utubari n'amarogi yo gusambaniramo amacumbi y'indaya kandi umwuga w'uburayi utemewe mu gihugu. Nese ubwo ibi binyamakuru mu mutumira mwebwe murumva muza amategeko ni mu muce ku binyamakuru mu muce ku binyamakuru yicare yigeze kujya yirondora ngo ahinga imyumbati kazaza no kuyamamaza kuri yongwe ngo ahinga imyumbati nanshake mugurire isukanye mukwikirire nibiba ngombwa abanyamakuru mwese mujye kumuha umubyizi mumuhingira imyumbati ni mumukore fundraising mumushakira inka ebyiri ajye kuziragira no kuragira itorero no kuvuga Imana ntabyo ashoboye. Nakuye ngo nta mukinnyi ukora ikosa ryo kunyara mu kibuga. Claude ajye kuranyira. Nta mukinnyi ukora ikosa ryo kunyara mu kibuga abazi neza ko yayobora. Uratukisha Imana warariye amaturo. Uratukisha Imana wambaye ikote waguzwe mu mafaranga y'abakristo baguhaye. Uratukisha Imana nta kandi kazugira wishyura inzu amafaranga y'abakristo baguhaye. Warangiza ukagaruka no kuri social media ufite ivogonyo uvuga ngo ururimi rwaranyereye ngo nta muhanuzi ngo umurongo uyu n'uyu akerekana no muri Bibiliya harimo abantu b'ibigwari muri Bibiliya harimo amateka y'abantu b'ibigwari hari abagabo b'ibigoryi bagize uruhare mu ibambwa rya Yesu. Hari abagabo basanze y'ubu b'ibigwari baramubwira ngo ihakana Imana wipfire. Yego muri Bibiliya hari abagabo b'ibigwari bagize abagore benshi. Iyo niyo mirongo yirirwa asoma ashishikariza abantu gukora divorce no gusenya ingo. Iyo mpamvu Yeremiya yamushutse yari yaranze kuyumvira. Nawe rero yanze kumvira Imana. Satani niwe wamushutse. Wa mwuka w'uruyongoyongo utumugira gutya niwe wamushutse. Ntabwo ari Imana yamushutse. Imana ntishukana. Imana ibyo yabwiye abanyarwanda twarabibonye. Yatubwiye kwizanya amahoro mu Rwanda amahoro arahari. Haguruka ugicangurwa amanywa nijoro gene saa 8 za nijoro ntambwe bwejo. Sibyo umutekano yavuze ko Imana izazana abanyamahanga muri iki gihugu. Tembera hanose ku mahoteli y'uburyo bari kota akazuba mu Rwanda rwacu rwiza. Yavuze ko mu gihugu cyacu wumvise amahanga yose azahateranira. Shoga ntabwo wayibonye. Imana ibivuga twari duhari. Sibyo yavuze ko izakomeza izina ry'umukuru w'iki gihugu agakomera kamamara mpuzamahanga. Perezida wacu ahagezeho bati wowe wubahwe. Ni umuntu ukwiriye kubahwa mu nzego zose ku isi mu rwego rw'isi. Si we gusa yavuganye na Joseph Ndara mu bikarito kwa Nyiranuma. Ndara mu gikarito kwa Nyiranuma irambwira ngo nzaba umushumba ndi umushumba. Amateraniro ntabwo wayabonye. Irambwira ngo nzakomerera mu rugo rwanjye. Urugo rwanjye rurakomeye. Irambwira ngo nzajya mu mahanga. Irambwira ngo nzicarana n'abakomeye. Ntabwo wabonye nicaranye na nyiri marafone ku isi. Wakirwa n'abaperezida mu bihugu. Narabibonye. Ndi gufata kacyayi we mu rugo. None utangira ujye kubeshya ngo Imana irabeshya. Imana ibeshya ni ryangombe. Imana ibeshya ni kiranga. Imana ibeshya ni imwe y'abapfumu. Ntabwo wabesha ko umupfumu arusha imbaraga Imana nayigwe kujya kuri social media ngo Imana irabeshya. Nurangiza ngo ni umupastor. Ndabukwambuye nta nubwo uzabisubirana. Reka ahubwo ndangire Claude icyo yakora. Najye kure umupastor mfite umupastor nemera witwa Ntambara Satani. Agira ukuri kwishi wisha umurimo w'Imana umva wisha umurimo w'Imana ni wamukira. Ubu nibazi nibingiba ari kurira hari. Claude najye kuri umupastor witwa Ntambara Satani. Amushyire ku gice amwigisha umubatizo yongera mubatize. Nibura mu gihe cy'amezi 6 nibagendana azagaruka biriya yigira kugira ngo nino ziba zimurya iriya myuka y'abadayimoni yamuvuyemo. Kabiri wumvise azagaruka azi icyo gukora namara amezi 6 muri stage kwa Ntambara Satani. Ntambara zamuhero komandasiyo ayinzaniye nanjye murere amezi 6. Ibindi rero nabacicitse ajye yabona kwimikwa inde Claude. Oya abantu bose se bazabimika. Iyo wiyimitse ntabwo bakwimika. Iyo wibatije mu mwuka wera ukavuga zandi mibare peta
upfa utavuze ku rurimi rwo mu ijuru kuko uba warivugishije itari. Iyo wihaye icyubahiro mu Mana upfa utakibonye. Iyo wikomeje mu Mana upfa udakomeye kuko birava ngo kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro, kwishira hejuru kubanziriza kumanuka. Nese yakomera he umuntu ukubwira ko abapasitoro bose afite aho abajyana, umuntu ukubwira yuko ashinzwe ibi nibi, umuntu akubwira ko yahamagara, ariko yahamagara tutahamagara wabo, buriya yahamagara tutahamagara. Niba hari ahantu Claude yahamagara ndahamagara, tuwahurire mu gitondo ahankangire noneho menye ko afite imbaraga. Rega nkubwire rero ngo abantu batatu baje i Kigali sibyo bavuye mu majyepfo, umwe aviramo ku giti cy'inyoni areba ya station n'ahandi na wa muhanda uzamuka Ishyorongi yiyishira ati Kigali ndayibonye. Undi arakomeza agera Nyabugogo, ageze Nyabugogo areba muri gare n'amamodoka ati yewe Kigali. Undi ahita kwa Kabugara azamuka no kuri Rompo arahita kuri Serena, baramanuka bose binjira mu modoka. Bageze mu rugo basanga abaturage barabategereje. Undi ati nayibonye, ati cecekaho, wayibonye wowe wagarukiye ku giti cy'inyoni. Undi ati ceceka, undi agatereka mbabwire Rompo, mbabwire ibyiza bya Kigali, mbabwire jaride nabonye, mbabwire amatara, mbabwire mote. Bakivugirira ati ibi byagarukiye mu nzira. Uriya yagarukiye mu nzira ntabwo yigeze abona umusaraba, ntabwo yigeze abona agakiza, ntabwo yigeze abona umusaraba kuko wabonye umusaraba hari ibya utakora. Ntabwo Claude yabonye umusaraba. Ntabwo ukuri ibintu Claude akora wumvise nta muntu wabikora. Ntabwo yabonye umusaraba. Nutazi urupfu rwa Yesu, nutemera urupfu rwa Yesu no kubamba, ntabwo Claude yabikora. Bya bintu yigira kuri za social media nta wundi muntu wabikora. Numvise ngo afite ibyaha ndega ngo nsaba abantu amafaranga. Sinabasaba amafaranga, mbasaba iki? Ndi kubaka insengero, ndi kubaka akazi, gaha abantu akazi, imiryango myinshi akazi. Mfite abana, mfite ibibanza n'ibyangombwa byo kubaka insengero. Sinasaba amafaranga, ndasaba iki? Ndasaba inzoga ko nanywa inzoga, ndasaba igitsina ko nasambana. Ni 0788 54 11 gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, no gutanga ituro ni nonaha. Ni 0788 54 11 18. Nori byo kubango yanzimye, je wanzimya. Uriya nasenza atarasenga. Uba magambo ari buvuge urayiteguye. Yongwe arahazi. Wamubazari arahazi. Mu giti cyo kumunyinya arahazi. Ugiye gusenga jyana kamera n'amabuye yo kuruha abantu. Yereka isi ko ari umugome, ko ari umugome, ko aruha abantu mu mazi. Ahubwo nukomeza sha, reka nkuburi. Nukomeza sha. Akaburiye agapfa kaburiwe niki? Nimpongo. Akagabo gahimba kandi kataraza. Uhirika ibuye rizagaruka rimwiture ku mutwe. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Abo wahiritse amarire yabo azagukora. Ibi rero Claude arimo ni umuvumo afite. Shoze mbwira abantu ko ari umuvumo afite. Afite umuvumo avumwa n'abapasitoro benshi yahemukiye. Afite umuvumo avumwa n'umugore yataye n'abana kugeza ubwo bakoze divorce kandi nta bifatika bapfuye. Yari yabataye se? Inde none se niyakoze divorce niyataye umugore n'abana. Hega ntabwo divorce, nta mupastor ukora divorce. Umugore wa Claude nuriya nta wundi mugore akwiriye. Nta wundi mugore akwiriye. Hugo ndindiye no kuzareba umupastor wasezeranya Claude azanyiteke. Pastor asezerana umuntu ariko ubu bamusezeranya kuko acuruza akabari, afite na rogi ko bamusezeranya. Icya gatatu ni umuvumo wo kubahuka amavuta adakwiriye kubahuka. Kandi ni umuvumo wo gushigikira abapfumu batuka Imana akarya n'amafaranga y'abapfumu. Umuvumo wa gatanu ni amaturo abapasitoro baturaga yaba kanze ngo arafunga insengero zabo, byabicera abakristo bapfunduye agatwara amaturo y'abakristo ngo arafunga insengero. Nta rwego na rumwe akoramo, iryo perereza ntawe utarize. Icya gatandatu ari kuzira ibyo yankoreye, ari kuzira isengesho ry'aba abagore yahiritse mu mazi ejo bundi, ari kuzira wa wundi ejo bundi yahagurukiye
akamushinja kakorana na babandi. Ngaho rero Claude, iyo dushize umuntu inyuma y'itorero, cyangwa se tukamuhana yacumuye ku mubiri wa Kristo, turamusengera. Kabango reka tugusengere aho uri, umwuka wera azakugendere, akwereke ko wasuzuguje itorero, akwereke ko wasuzuguje umurimo w'Imana, akwereke ko wasuzuguje ubwami bw'Imana. Mu kirundi babango baguhaye Satani, agukubita kugerageze kugeza igihe uzamenyera neza agaciro k'umurimo w'Imana ugaruke. Claude mu maye Satani. hari umupastor uvuze ngo ramumuhaye twebe umaye Satani. Oya, turavuze ngo tugiye kumusengera kugeza igihe azamenya ko yasuzuguje itorero n'abahanuzi mu gihugu. Kandi abahanuzi mwese mufite impano zo guhanura, wumvise, mu mwatake mu masengesho, ntihagire uwongera gukora ibiganiro byo kuvuga Claude ukuri kwiwe ndakwivugiye, hanyuma je yatake jewe jenyine nantera kanshobora ndamenya ko ntasenga Imana. Wapisha jewe biragoye. Je biragoye. Ubu ngubu nago witeza amagambo ari buze kuvuga komeye. Amachi? Amagambo ari buze kuvuga. Aravuga ko inzoga se yambonye mu kabari. Aravuga ko nsambana se yigeze yumva nagiye kuregana n'umugore wanjye. Aravuga ko ndimwe amadeni se, nta mugabo utagira ideni. N'igihugu cyacu kirimwe amadeni ya Banque Mondiale. Ibyo se nibyo aza kuvuga. Na Amerika irimwe amadeni Banque Mondiale cyangwa se ibindi bihugu simbizi. Amadeni Ribu akorera yo sagira yo bire. Ribu ni urwego rw'abanyarwanda runakora neza, buri Ribu nirwo rwego rukora neza cyane. Uhagera bakakubwira ngo dusobanura ibi nibi. Muri Ribu ni haba imbunda zirasa abantu, muri Ribu ni haba imihini, haba impapuro bagukoresha statement ukisobanura. Ntago ufite ubwo gukora yakujyana. Ari igihe umuntu agukanga ahubwo ngo arakujyana muri Ribu karara udasinziriye. Wagera muri Ribu ukisobanura ugataha ugasinzira. Hari igihe umuntu agukanga ukaba wahunga igihugu, cyangwa se ukaba warara udasinziriye, cyangwa ukaba wateza ibyawe cyamunara akubeshya ngo azakujyana muri Ribu. Wagera muri Ribu rero ukisobanura, Ribu bakakubwira ati humura uzamwishyura, ugataha ugasinzira kandi mugasohokana. Turimo turasoza, reka tumusengere. Yego Nyagasani Imana iri mu ijuru, dusengeye Claude umugenderere, umuhagakiza bundi bushya, uhindura umutima we n'ibitekerezo byiwe, kandi kugeza ku gihe azaza kwihana, amaze kwigishwa na Ntambara Satade niyumvirira ijambo tumubwiye, akigira umubatiza agakizwa akagarukira Imana, kuko yasuzuguje Imana n'abahanuzi n'ubwoko bw'Imana. Turasenze kugira ngo izi YouTube zose zihaguruka gusenya umurimo w'Imana zikoresheje Claude, turazisengeye kugira ngo zibone yuko iki ari igihe cyo gutanga ibiganiro bifasha abanyarwanda, bitari ibiganiro byo gusenya. Dusabiye umugisha umuntu wese uzumva iki kiganiro. Aya magambo mvuze ntabwo nyavuze ndakaye cyangwa shwana, nyavuze kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana rindimo. Uyaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.